ya Numida rero hari umuntu wenda wari watangiye kuba yakwibaza ati gusaba inguzanyo ndahera he, ndacaye nsaba inguzanyo. Dore nahangaha uri bwinjiraga muri app ya Numida, niba bamaje kuba wakwinjira muri app ya Numida ukaba bamaje kwiyandikisha neza cyane nkuko nabikweretse. Uyu munsi batanga inguzanyo ku bacuruzi bato, ku bacuruzi bakizamuka. We niba application yitwa Numida, ni application yaje kuba ifungura ahangaha mu Rwanda, ariko ni application yatangiriye mu gihugu cya Uganda. Ugomba kuzajya muba mwabona inguzanyo cyangwa se mukabona amafaranga mu buryo bworoshye mukagura ubucuruzi bwanyu. Ahangaha rero ahangaha tugiye hano kuba twatangira, ahangaha ngiye hano kuba nakwereka uburyo ugiye kuba wafungura iyi konti ya Numida. Numara gufungura ino konti ya Numida, ahasigaye ube wahita ubona inguzanyo mu buryo bworoshye. Reka turebere hamwe uburyo ushobora gukereya konti muri Numida. Numida ni ikigo cy'ubucuruzi rwose cyaje, uzajya umanura application ahangaha kuri Play Store cyangwa se App Store. Numara kuba wajyaho, ahasigaye udownloading ino app yo hejuru ya Numida. Numida ni app ikorera hano mu Rwanda neza cyane, ndaza kugenda mbabwira ahantu yagiye iva. Reka tubanze turebere hamwe uburyo ukereyamo konti. Uri bujye kuri App Store cyangwa se Play Store, ubanze udownloading ino app, nurangiza uraza uri buhite winjira hano hambere gukereya konti. Aha mwe murabibona ahangaha gukereya konti. Noneho iki kigo impamvu bahise bazanamo hano ifoto ya Uganda, iki kigo cyavukiye bwa mbere na mbere cyavukiye muri Uganda, ariko ahangaha uri busangemo n'ibindi bihugu, kubera ko Numida ni ikigo kirimo kugenda cyagura ubucuruzi bwacyo hano muri Afurika, aho gifasha abacuruzi batoya bagitangira kuba cyabaha inguzanyo bakabasha kwagura ubucuruzi bwabo. Ndaza kugenda nkubwira ibisabwa kugira ngo ugende urushaho kuba wabona ibyo bagenderaho. Ahangaha rero ahangaha ni ibihugu bitatu kirimo kuba cyakoramo hano muri Afurika, ariko n'ibindi bihugu byose birimo. Nuscrollinga uzamuka uraza kubonamo n'ibindi bihugu aho uri hose muri Afurika. Hari aho uri bugende ubona, ariko twereka dushyira hano kuri Rwanda kuko turi mu Rwanda. N'umuntu uri mu Burundi nawe araza kuba yashyira mu Burundi, uri Tanzania, uri Kenya, uri Angola, Malaysia, ahantu hose uri buze kugenda uba wagenda ushyiramo. Ahangaha turashyiramo hano nimero ya telefone 0813. Ahangaha turi gushyiramo hano nimero ya telefone. Ngiye mpisemo gushyiramo iyi ngiyi kuko nyine ndimo ndakwereka uburyo waza gufungura konti ahangaha muri Numida. Uze kuza gukurikira neza kugira ngo hatagira akantu kagucika gatanu ku kandi. Noneho urahita ukora hano next, numara gushyiramo nimero ya telefone. Ahangaha bari buhitano baguha agakode kuri ino nimero ya telefone kari buze kuba kemera yuko wamaje kuba wakwiyandikishamo hano, cyangwa se yuko ugiye kuba wakwiyandikisha ahangaha muri iki kigo cy'ubucuruzi cyitwa Numida. Turi butegerezeho gatoya agakode kaze, turategerezaho gatoya agakode kaze. Turi bumanure hejuru turebe ko agakode katari kaza, ndabona kataraza, ariko agakode nuza kubona gatinze uri bukande hano ukore send, uri bukande hano wongere ukore send. Hano bahise bakaduha akakode ngaka hano hejuru ni 885 85 85. Okay, noneho ahangaha nitumara gushyiramo aka gakode turaza tuhite twemeza, tuhite dukanda next. Urimo kubibona neza. Noneho ahangaha bareta hano bakubwira gushyiramo business name yawe cyangwa se icyo ukora. Nuvuga ngo ino Numida iyo ikintu imaze ku bantu, ndashaka kubwira abantu mushaka inguzanyo ahangaha muri Numida, nuko uba umaze amezi 6 ukora. Icyo ni icyambere, sibyo? Nuko uba umaze amezi 6 ukora, uri umukozi nyine, kandi ukaba ufite icyangombwa cya RDB. Nta kindi kintu bisaba kugira icyangombwa cya RDB nyine, ubwo ni TIN number. Niba uri umucuruzi ucuruza inkweto, niba ucuruza imyaka, niba ucuruza ibiki, ariko ukaba ushaka kwenda kugira ibintu wongeramo muri business yawe, ugomba kuza hano muri Numida ugafungura hano account hano muri Numida. Warangiza gufungura hano account muri Numida, ikintu kiri buze kuba cyabaho nuko ahangaha muri Numida bo icyo bareberaho, bareba niba umaze amezi 6 ukora. Niba umaze amezi 6 ukora, warafunguje ufite ibyangombwa bya RDB. Bavuze ibyangombwa bya RDB baba barimo bavuga
umuntu ufite tini namba ukaba umaze amezi atanu. Okay, noneho ahangaha numara kuba washyiramo irangamuntu yawe. Ahangaha uri bushyiramo hano irangamuntu yawe, murabizi neza ko nari nabibabwiye ko ahangaha uri bushyiramo ahangaha irangamuntu yawe. Numara kuba washyiramo irangamuntu yawe, ikintu noneho kiri buze kuba kibaho, uraza kwita ugera ahangaha. Nugera ahangaha rero, nugera ahangaha bari bukubwire ngo shyiramo kode nyine. Ahangaha shyiramo kode wowe ushaka. Reka wenda nishyiremo gutya 1 2 3 4 no hasi 1 2 3 4, sibyo? Nukuvuga ngo ahambere uri bushyiremo kode ushaka, n'aha kabiri naho uri bushyiremo kode ushaka, sibyo? Urashyiramo kode ushaka. Muretseho gatoya, mutegerezeho gatoya. Ahangaha mbanze ahangaha nsetingemo utuntu, ndabazi. Okay, noneho ahangaha numara no kuba washyiramo ahangaha kode ushaka, uraza kwita ukora hano hasi confirm. Urahita hano hasi ukora confirm. Noneho ahangaha sasa, ahangaha niho hantu, hano bakubaza Numida. Ahangaha niho hantu bajya hano kukubaza ibintu bya danje. Ahangaha uri buze ube washyiramo izi mbuga nkoranyambaga. Ndagira ngo mbabwire yuko abantu rwose mujya mukina n'imbuga nkoranyambaga, murabona ko ama app cyangwa se ama application atanga amafaranga cyangwa se atanga inguzanyo biciye ku ma application yatangiye rwose kuba yagenda aha agaciro ibintu by'imbuga nkoranyambaga. Ahangaha uri buze ahangaha uselectemo urubuga ubona ushaka kuba wenda wakoresha cyane. Ngerekane ngikiremo hano YouTube channel. Okay, uri buze ahangaha uraza aha uhite ukora next. Noneho ahangaha urabona ko bahita banyereka congratulation yuko narangije kwiyandikisha, ko kwiyandikisha byagenze neza. Ndahita nkora ahangaha next. None ahangaha nimara gukora next, barahita bambwira ati kugira ngo winjire ahangaha muri no account nukuri bushyiremo ya password. Uhita ushyiramo ya password kugira ngo hano uzajya hano winjiramo hano muri no account uzajya ushyiramo iki password yawe. Noneho urimo kubona hejuru bahita bazanamo izina ryanjye. Hano hejuru bahita bazanamo hari izina ryanjye, bakatambwira ngo ni nkore refresh. Ndahita nkora refresh. Ahangaha urabona ahangaha bahita banyereka ko balance yanjye ari 0. Hano balance yanjye ni 0, sibyo? Hano balance yanjye ni 0. Noneho ahangaha sasa niho hantu tugomba gutangira kuba twakorera amafaranga. Boom, nkuko nari nakubwiye yuko ino application yitwa Numida ni application yaje kuba ifungura ahangaha mu Rwanda, ariko ni application yatangiriye mu gihugu cya Uganda, ikaba yaratangijwe n'abagabo rwose b'abazungu bafite amafaranga yabo bagiye kuzajya batanga inguzanyo, cyangwa se guhera uyu munsi batanga inguzanyo ku bacuruzi bato, ku bacuruzi bakizamuka. We niba umaze amezi 6 ukaba ushaka kwagura ubucuruzi bwawe, ariko umaze amezi 6 ukora, sibyo? Umaze amezi 6 ukora, ikintu hano ugomba hano kumenya nuko wabonye andi mahirwe yo kuba wabona ahantu ukura inguzanyo mu buryo butakugoye, mu buryo bworoshye cyane, ukaba wabona inguzanyo. Nkuko mubizi ni Tosudi Baba, kandi nababwiye yuko ahangaha kuri ino chaîne nzajya mbaha ibiganiro byiza cyane bibereka yuko mugomba kuzajya muba mwabona inguzanyo cyangwa se mukabona amafaranga mu buryo bworoshye mukagura ubucuruzi bwanyu. Ahangaha rero ahangaha tugiye hano kuba twatangira. Ahangaha ngiye hano kuba nakwereka uburyo ugiye kuba wafungura iyi konti ya Numida. Numara gufungura ino konti ya Numida, ahasigaye ube wahita ubona inguzanyo mu buryo bworoshye. Niba umaze amezi 6 urimo gukora ubucuruzi bwawe, niba umaze amezi 6 ufite icyangombwa cya RDB ari cyo bita TIN number, ukaba ufite TIN number, urajya kuri App Store cyangwa se Play Store udownloading ino app ya Numida.
Numida. Ni ukuvuga ngo iyi app ikintu uri buze kuba wayibonaho, urabonaho iki kirango nicyo uri buboneho. Urimo kubona hano hasi baravuga ati apply loan, apply inguzanyo, applyinga inguzanyo. We niba umaze amezi 6 nta kindi kintu bigusaba, urasabwa gusa kuba ufite icyangombwa cya RDB cyangwa se ufite TIN number. Numara kuba uyifite uri buzemo hano muri Numida wa applying inguzanyo. Numara ku applying inguzanyo tayari hanga wabonye ko ahanga turi bushyiremo nimero ya telefone, bo bahita bayibona bakaguhamagara, bakaza bakakureba aho uri, bakaza bakareba ubucuruzi bwawe. Bamara kubona ubucuruzi bwawe bakaba baguha inguzanyo nta bindi bintu urimo gusabwa. Ariko ahangaha twamaje hano kuba twafungura account yacu. Noneho reka tuze tujye ahangaha, ahangaha hari umuntu, reka bariho tujya kuri account yacu. Ni ukuvuga ngo account yacu ni iyi ngiyi. Account yacu ubucuruzi ni salon de coiffure, sibyo? Ariko nushaka uri buze kuba wajyamo hano wongere ube wanahinduramo ibi ngibi. Noneho dore iyi ngiyi ni nimero yawe ya WhatsApp. Niba ubashaka hari ibyo ushaka kubabaza, uraza ubaze hano kuri Numida cyangwa se ubandikira hano kuri email kuri Numida. Ahangaha naho uraza uhamagare ahangaha kuri Numida, babe bagusobanurira buri kimwe cyose uraba ushaka kuba wasobanuza. Noneho ahangaha reka wenda dufungure ahangaha kuri manage account. Okay, ahangaha muri app ya Numida rero hari umuntu wenda wari watangiye kuba yakwibaza ati gusaba inguzanyo ndahera he, ndace nsaba inguzanyo. Dore nahangaha uri bwinjiraga muri app ya Numida. Niba bamaje kuba kwinjira muri app ya Numida ukaba bamaje kwiyandikisha neza cyane nkuko nabikweretse, ahangaha niho uri buce usaba inguzanyo. Uri buze winjiremo hano, urafungura ahangaha. Numara kwinjira ahangaha bareta bakubwira ati business yawe ni bwoko ki. Kandi mwibuke ko business yacu hano kuri no account twari twayanditsemo dufungura account. Ahangaha uri buze hano ushyiremo business yawe, ubucuruzi, kugira ngo kugurisha ibicuruzwa. Uri buze ubwandikemo hano business yawe, sibyo? Business yawe uraza uyandikemo hano. Nurangiza wowe icyo uri bukore uri bukandeho, urakandaho hazimo aka kantu k'ubururu, kugura ibicuruzwa no kugurisha ibintu. Ubwo ngubwo wowe uragenda useregita ahangaha, wowe uri busome ibi bintu biri hano, uri busome. Numara gusoma ahasigaye ukoremo kucyo ugira ukora kugira ngo nyine ubashe kuba wafungura ibintu byawe, sibyo? Noneho urahita uza hano hasi hanyuma uhite wemezaho. Numara kwemezaho bari butakubwira urugero imyenda. Wahangaho uri buvugemo wenda hano urugero rw'ibyo ukora. Genda shyiramo salo. Urabona hano kizemo salo. Noneho mite nemeza hano hasi. Nabona mite nemeza hano hasi. Ahangaha nimara kwemeza tayari ndahita ninjira muri Numida. Noneho ahangaha bahita hano bakubaza byeni nakubwiraga, umaze igihe kingana iki ufite iyi business nyine. Umaze igihe kingana cy'amezi 6, umwaka, amezi 6 kugera ku myaka 2 kugera ku. Noneho ngiye ndashyiramo wenda amezi 6 ndibuze hano mite nemeza. Kandi wibuke ko nakubwiye yuko muri no business yuko ugomba gusaba ari uko umaze hejuru y'amezi 6 ukora. Gusa uko bizagenda biza bazagira ngaho noneho bagere no ku bantu bagitangira. Bisabwa ku nguzanyo, business yawe igomba kuba imaze amezi 6 ikora, sibyo? Ahangaha hano umuntu murabibona. Noneho ahangaha niba hano imaze amezi 6 ikora, uragira ute? Uri buze kuza kuhita wemeza. Ariko ahangaha ngiye kubera ko business yanjye ntabwo ari yamara amezi 6 ikora, ntabwo hano hasi ntabwo bahise bamfungurira, kubera ko murabizi ko nari nashyizemo hari irangamuntu. Kandi ushyizemo irangamuntu bahita babona ibyo ukora igihe bimaze, bakahita babiguha bakahita babiguhereza. Rero buriya buryo nibwo buryo ushobora kuba wacamo ugasaba inguzanyo. Nibwo buryo ucamo ugasaba inguzanyo. Ahasigaye ubundi rwose